Nasezeranye Zagara ahubwo. Zagara? Gusezerana Zagara bishaka kuvuga iki? Gusezerana mu kavuyo. No mu gikundi nk'iki cyose. Wasezeranye n'akavuyo se? Yego ko n'abantu babagabo bakomeye cyane. Wasezeranye n'abagabo? Benshi cyane. Bangahe? Ni batanu. Inaha amasezerano yo gusezerana n'abagabo batanu. Barahaba. Abagabo batanu bibitseho. Yego kumwari hano. Mwari hano. Vayo uri ahubwo usezerana kumwe n'abandi benshi. Ngiye mbandi mu kazi kose. Wasezerana n'abagabo batanu. Ngaho twereke uwa mbere. Tubwire amasezerano uwa mbere mwasezeranye ubuhe bwoko bw'amasezerano? Aba yatembere. Kubyarana no kutavanga umutungo buri wese akamenya izi. Tubwiye ko yitwa BTN TV. BTN TV ikiganiro by'umwihariko cyitwa Tyaza Ubwenge. Murabisobanukiwe neza Tyaza Ubwenge na BTN. Yes. Uyu mugabo ubona wambaye icyatsi yitwa Biseruka Abdurkarim. Tonto Goriros. Ngewe nkaba nitwa Rameshi Nkusi Papa Goriros. Mujya mubumva aba bantu? Abantu mujya mubumva? Uriya we yamvuze Karubanza nzi. Uranzi? Unzihe? Turaturanye cyangwa? Shaka kuba duturanye. Mwamaze kubyumva rero. Abo muganira nabo mwamaze kubamenya. Uriya mugabo mubona hariya urimo kudufasha kugira ngo amashusho n'amajwi bize kumvikana neza, bamwita Remingabo nziza. Ugiye kudufasha. Ubwo twe twamaze kubibwira twakibabwiye. Aha ngaha rero turi bahita Karembure. Muri Wembure dom. Ko abantu binaha bareba barerembura cyangwa Wembure City. Ngo bararembura. Oya ntabwo bararembura. Ikarembure. Ni Wembure City. Ikarembure ni Karembure biratandukanye. Kubera iki wihitwa Karembure ari? Kubera iki? Hano hitwa Karembure. Mujye mu bitekerezaho rero. Twamaze kubabwira ubu ngubu tugiye kuganira. Muri uko kuganira twe dufite muri uko kuganira. Twebwe nabaza. Muri uko kuganira akubeshye. Muri uko kuganira twe tubabwire hakiri kare ntabwo tugenzwe n'amagambo gusa. Sibyo? Nta nubwo tuje kubakuramo amagambo. Amagambo zo twe ntituyafite. Tuyavuga umunsi ku wundi. Hanyuma turaza kuganira dusangire ubunararibonye ariko dusangire n'ibyo dufite. Mu byo dufite reka tubanze tubibasobanurira. Goriros murayizi? Dufite umufatanyabikorwa witwa Goriros. Goriros ninde uyizi neza? Hano baraza kubitwereka ko bayizi. Ngo barayizi bose. Nyine baraza kubitwereka ko bayizi. Dufite Goriros. Goriros ni ikiribwa kirimo intungamubiri muraza kutubwira mukurikiro mubizi. Hanyuma nyuma ya Goriros dufite ji yitwa Uhuru Juice. Ninde uyizi yo? Uhuru Juice. Muvuge Kinyarwanda. Uhuru Juice. Nyine yitwa Uhuru. Tuhindurire izina se. Wewe witwa nde? Je nitwa witwa nde? Ndashaka kugira ngo numve. Witwa nde? Je nitwa Motari. Witwa Motari? Urakoze cyane. Oya reba ngo nje nitwa Menya aragiye kutwereka moto. Menya aragiye kutwereka moto ko yitwa moto. Noneho ubwo ni Uhuru Juice ngezeho. Ni umufatanyabikorwa nayo turayibaha ntago tuyigurisha. Dufite n'amafaranga. Ayo mafaranga tuyatanga bitewe n'ibyo umuntu turimo kumubaza n'ibyo arimo kudusubiza biba bisaba kumenya n'ubumenyi rusange. Icyitwa ubumenyi rusange. Witwa nde? Utuye he? Umeze ute? Ibintu nk'ibyo. Ibintu byoroshye ku buzima busanzwe. Turageza ku 500. Sibyo? Ikindi dufitemo amajyani yitwa Asante Tangawizi tea. Sinzi niba hana hari. Ubwo murabitubwira nabyo. Sibyo? Tugende. Aba n'abafatanyabikorwa ariko nabandi uko byagenda kose mu minsi uko bigenda byigira imbere. Ubu hano n'ubwa mbere tuhagize ariko tuzanagaruka dushaka kuzazagaruka dufite abandi bafatanyabikorwa batandukanye. Ibyo barabiduha ngo tuze tuganire namwe tubibahe. So umuntu uzi Ikarembure neza ninde? Azano mbanze musogongeze ku umuntu uzi byaba bibabaje turamutse tugeze hano tugasanga bahatuye batahaza. Hari uwavuze ngo arashaka kumbeshya nabyemeye. Agiye he? Isa kukubeshya. Vayo umbeshye ngo amafaranga. Vayo Isa. Tugende. Tugende. Hano hitwa. Chef ndashaka kujya unyegere hano. Basi mbwira uko hitwa. Shaka kujya unyegere hanga. Amakuru yawe. Makuru ni meza. Wamaze kutumenya. Wewe witwa nde? Je nitwa Munyanezeric. Suna.
Suna. aha munyane gongo iki Kush. kushe bishaka kuvuga iki Kush. Kush ni akazina k'akabyiniriro. kushe kuki se ufite indi kushe bakongereyeho ufite kushe ebyiri Kush. ebyiri se iya mbere ire Ya mbere ngiyi. iya kabiri se Ya kabiri iri hano. kushe ukora akazi ki komwe na se ukora akazi ki Akazi byagenze gute nuko byagenze nawe kubibona. aha niho turi butangire ariko tuba twita ngo iki Watuzi. Eh. Iyi ni tatuwaje. bayita tatuwaje kanditseho iki se Nawe kubibona. ngo babyita ganje ngo babyita Ababeshya. ngo babyita tatuwaje abantu b'ikarambere se nabo burya bagira tatuwaje Fo. bagira tatuwaje fo nshuti none se hano uhakora iki hano twe tuba turi abakanishi ubu hari uri umukanishi hanyuma umaze igihe kingana iki Karembure inkuru nyegere hano uyu mwana guha umwanya rwose Karembure mahamaze igihe kinini ariko kubera iki bavuga hano ngo ni Karembure kubera iki Karembure mwavutse musanga hitwa Karembure gusa nta nubwo muzi imvano ya Karembure natwe ni akagari kacu akagari niko kitwa Karembure kubera iki se kitwa Karembure iryo zina waba nibura uceka inkomoko yaryo ceka basi niba utanabizi unaceka Karembure ntago nakeka impamvu bahise Karembure rwose abantu ndashaka umuntu uza kuza kunsobanurira Karembure cyari cyo kugira n'abantu badukurikiye buriya twe turagenda tukagera ku masantere atandukanye buriya aho twageze rero n'abandi bagomba kumenya ngo aho twageze bikomoka ku kintu kuko wasanga hari abadukurikiye bazaza gutura aha nta bantu bashashe basigaye baza gutura inama muri iminsi bazaza rero bagomba kuza barahamenye hanyuma ndagira ngo nkubaze wambwiye ngo Karembure ngo ni akagari akagari kitwa Karembure nuba ngo ni akagari katagira umudugudu katagira umudugudu witwa Karembure akagari Karembure Gahanga okay umudugudu wa Karembure uyobowe nande umudugudu wa Karembure umuyobozi w'umudugudu ni mushyashya baramuhinduye wavuyeho ninde wavuyeho yasimbuye nde yasimbuye nde witwa Papa Mbaraga yasimbuye uwo bita Habiyaremye yasimbuye Habiyaremye ubu ntawe ukiriho uwagiyeho ntago umuzi Papa Mbaraga uwagiyeho ntago umuzi ni mushyashya ntago baramutubwira ntago amaze nk'igihe kingana iki amaze nk'amezi nk'abiri nese ubwo ni mushya ninde uvuze Papa Mbaraga hano amaze nk'amezi nk'abiri dore ngo Papa Baraka papa nde Papa Baraka niryo zina rye niryo zina ry'umwana we umwana we yitwa Papa Baraka ubwo we ni sekuru Baraka ubwo we ni sekuru Baraka none se ngambwira wambwiye ko ni mushyashya ntago umuzi akagari ko si Karembure ko se kayoborwa nande akagari kayoborwa na Sharire kayoborwa n'umuntu witwa Sharire wa kintu we Sharire umva ko na Sharire wa kintu ngo kayoborwa n'uwitwa Sharire wa kintu we Sharire wa kintu we ni Sharire ni Charles ngo nzaje mbangeze ni Sharire ni Charles urabibabwira se ujye ubibabwira irindi zina rye ni rihe narindi nzi ni wa kintu we none se harya umurenge wa Gahanga uyobowe nandera uyobowe na gitifu uyobowe ndese rakaraka dore ngo cyangwa ni Kaboyisha ntabwo ari Kaboyi Kaboyi se muramuzi no akagari Kaboyi we no akagari Kaboyi Charles ni akagari hano ntago higeze kuyobora umuntu witwa Kaboyi Jean Bosco Bosco yaratuyoboye yitwaga Bosco ntago yitwa Kaboyi Bosco ese ni ukiyobora cyangwa ntago ari we ntago ari ukiyobora aragiye yasimbuye nande harya hano ni mu kahe karere mu karere ka Kicukiro kayobowe nande na Jeanne Jeanne inde Jeanne ntago irindi turi kayobowe na Jeanne inde uriya yimaginaga ibyo avuga ntago abizi ameze nkanjye nawe none se ninde wowe uzi ninde naye ndi nkawe ntawe nzi uyoboye akarere wowe uramuzi reka wowe uramuzi nta muntu uri hano uzi umuntu uyobora akarere ka Kicukiro kandi ndi kumubaza gusa urumva bikubwiye ya mafaranga aragiye
ya mafaranga aragiye umva rero nkubwire ikintu kintangaje oya suna vayo ndakuremba wigenda uretse umuyobozi bitwa Sharire wa Kintu nta wundi muyobozi hano bazi Sharire wa Kintu uretse umuntu witwa Sharire wa Kintu we uyobora akagari ubundi reka da ariko se iryo zina buretse mama wakwigiye hino kambwira uretse igira hino buretse uriya mu mama aramuzi ngo ntago yitwa Sharire wa Kintu igira hino uyobora akarere ka Kicukiro ntawe nzi wawe mbeshye oya uyobora akagari se ntawuzi uyobora umurenge se umudugudu se umva wakwigiye hino kwatubwira none se iki kizingo oya buretse gato iki kizingo oya buretse ikibazo uriya mugabo aravuga ati ngenda muzi ariko simubabwiye ntabwo amuzi yaba amuzi se ntaze suna ndashaka kumuha amafaranga suna yes sir uramutse ubaye nk'umunyamakuru avuga ni njyewe nzanye gorirosi zanjye uzamamaze wazamamaza kabisa fata mikoro ntunayimufatire muhe mikoro yamamaze gorirosi nyite muhe abana maze mu mpinzira hano ubu ngubu tugiye kwamamaza gorirosi niba tuyibyina niba dukora iki ntago mbizi so muduhe urubuga rero ubu tugiye kwamamaza gorirosi fata iyo nama ikokore reba kuri televiziyo ni amafaranga ntabwo tujya twamamariza ubuntu ubu nawe ugiye kwamamaza wishyurwe wagiye mwumve neza niba ibyo yamamaza bishobora kugurisha wumvisha iyo publicity niba namwe mushobora kuba mwakwamamaza ku muntu mukamwishyura amafaranga bamamarije muri ubwo buryo ujya wumva publicity ndazumva amamaza gorirosi gorirosi ni ikiribwa cyiza cyane cy'abana bato kibafasha gutekereza tugira gorirosi za chicken tukagira gorirosi za pizza ndetse na ji bita hura iyo ni publicité yo kuri radio yo mu nama yo kuri televiziyo ni yahagana iyo publicité niyo kuri radio yo yatambuka kuri radio oya nyine buretse gato genda gace we adukoreye publicité ya radio yo ni yakoze agiye kudukorera televiziyo subiramo ya radio numve publicité ya radio ya gorirosi twe twamamaza ibiryo by'abana bya gorirosi ziri mu moko menshi atandukanye harimo pizza niza chicken mu buryo ziba zihumuramo inkoko zifasha abana gutekereza neza ubwo ni kuri radio zifasha abana gutekereza neza zigura amafaranga 200 mubyeyi mupapa ni byiza cyane kutahana gorirosi y'umwana wawe tugeze ku ya televiziyo ya radio urayishyura tugenda cyumva tugeze ku ya televiziyo tugeze kuri televiziyo ya televiziyo se ya radio mwumvise mwayishyura ari yanyu mwayishyura gutyo ariko icyitwa publicité murakizi reba hano uri ahantu hawe uricaye ukajya kumva publicité yawe y'ibyo wamamaza itambutseho gutyo ari umuntu wayikoze ikajya ihora icaho gutyo wayishyura mwayishyura angahe amafaranga ngahe njye nayishyura 5,000 ikajya icaho gutyo 5,000 sha iyo menya ariyo mu nama tugende tujye kuri televiziyo ya televiziyo yemeza biti ubu turimo turareba televiziyo ubu turi kureba televiziyo televiziyo wamamaza mu ntoki si wowe ugomba kumubwira ibyo agomba gukora none se kwamamaza naba ndi no kubibereka none se wigeze ubisaba uko njyewe uretse twumvikane ntago dushaka umuntu ukopeza undi wowe uri kuri televiziyo njyewe nguhaye ibyanjye ngo nyamamarize ndakubwiye mfite icyitwa gorirosi nyamamarize wowe urambwiye uti ngenzi kwamamaza ujya kuri televiziyo ntayo wansabye we ni wowe ubikora wahinduka gorirosi waba inkoko waba ihene ntago mbizi reka ze gorirosi tuzibereke nyine tunazamamaza gorirosi kamaze mbike beneri banzu yiza gorirosi ndenda gorirosi izindi zigufasha ubwo urajya uvuga uti zitwa gutya ndayizana iyi gorirosi yitwa tomato ibirimo inyanya
none se umuntu uri kuri televiziyo akarunguruka bari mu gikari ubu bahita bahungabana bari kukureba bakavuga atabaye iki buretse none ikosore iyi gorirosi yitwa tomato chicken ibikozwe mu nyanya n'utundi tuntu twinshi dutandukanye dutandukanye ifasha umwana gutekereza neza haba harimo inyanya hano so twagiye reka tugende uyu mugabo tumuhembe umugabo ngiye nkanjye muzi imyaka maze mu itangazamakuru maze imyaka 11 uyu mugabo wamuhemba ngahe noneho by'umwihariko nkaba nkora ibintu bya production bya publicity ubwo ni ukuvuga ngo rero abana ngewe nkanjye nayimusubirishamo inshuro 1000 kugeza abantu bayumvise ariko mu kumuhemba hera ku byo ufite hera ku mafaranga oya abanza mbwire nguhe iyihe hari chicken ndashaka chicken ikoze mu ki ibikoze mu nkoko ikozwe mu nkoko sawa urakoze cyane hanyuma mva nkubwire rero ngaho rero reka mbabwire reka tworoshye noneho twagiye ubu tugiye gutangira n'amafaranga bayatsindira mbere yuko ikiganiro reka nongere mbibutse neza hari abantu bakiza nonaha hari abantu bakiza ikiganiro turimo hano cyitwa Tyaza Ubwenge na BTN ni kuri televiziyo yitwa BTN ngende biseruka Abdul Tonto Goriros abandi kumwe na Papa Goriros Papa Kibizu nkusira menshi sibyo ariko hariho Papa Goriros mubyibuke murebe mu gatuza ke hanyuma ahangaha iyo tuganira dutanga n'ibihembo ariko duhera ku buzima muri rusange inaha hari abantu bajya basezerana mu gikundi icyo bita gusezerana mu gikundi birahari waseze igira hano ndashaka kugira ngo mubaze rero kuri uwo mwana ndashaka kugira ngo mubaze rwose ariko icyo bita wasezeranye mu gikundi twagiye urakomeye cyane ndakomeye warasezeranye nasezeranye Zagara ahubwo Zagara gusezerana Zagara bishaka kuvuga iki gusezerana mu kavuyo no mu gikundi nk'iki cyose wasezeranye n'akavuyo se n'abantu b'abagabo bakomeye cyane wasezeranye n'abagabo benshi cyane bangahe ni 5 inaha haba amasezerano yo gusezerana n'abagabo 5 barahaba abagabo 5 bibitseho yego kumwari hano mwari hano vayo uriye yitwa ariko reka mbabwire oya mureke tuganire uretse gato memuretse tujye kuganira ikiganiro ni Tyaza Ubwenge na BTN turi i Karembure umva ndashaka kugira ngo twiganirire umva mbabwire mureke ibyo tuganire biri seriye wowe wasezeranye n'abagabo 5 cyangwa wasezeranye n'umugabo umwe ahubwo usezeranye kumwe n'abandi benshi ngiye mbandi mu kazi kose wasezeranye n'abagabo 5 ngaho twereke uwa mbere tubwire amasezerano uwa mbere mwasezeranye ubuhe bwoko bw'amasezerano aba yatembere kubyarana no kutavanga umutungo buri wese akamenya izi ndashaka kugira ngo tworoshye aya masezerano arimo kumbwira ari kunshanga wasezeranye n'abagabo 5 dusobanura uko byagenze ari mbeshya ariko sinjye wa mbere ubeshya warubeshya ntabwo ucika warasezeranye ufite abagabo bangahe tubwiza uko 12 ufite arega abagabo bose n'abantu abagabo bose n'abawe uyu mugabo ufite intama n'uwawe nawe yemeye abo wanjye ibi ni ibiki mpuye nabyo i Karembure reka abagabo bose bagusanga kuko bose n'abawe yego gira vuba ugire nabo bakwita nde mwazanye bakwita banyita Prado Land Cruiser eka V8 niyo ntero ubu kuzamuka ko kana ariko Prado ateruye V8 mba ko wahise kuva nitwa njyewe rwose niko aha hantu turi bahita ngo iki bahita Wembure City ninde uhayobora hano hayoborwa hano ngaha duhagaze na Vianney Vianney Papa Baraka
Vianney ninde Vianney babeshyira ngo Vianney umuyobozi wahase bamwita Jean Marie. Vianney niwe witwa wa kintu wese Jean Marie Vianney. Jean Marie Vianney niwe hayobora aha ni mu kaye karere se Karere ka Kicukiro. ninde ukayobora ninde uyobora karere se ubwo se ngiye ibyo ntangerega mba narisariye mu bwongo ubwo si ibyo ngiye nabi warasaze se uyu ni umusazi wasabishijwe n'iki kandi igendere ngiye natsinzwe reka nkwe rwose basi nta kuntu utagize gusa muri so nabajije umuntu uzi ibintu byerekeye n'amasezerano muri aka gace uko bikorwa gusezerana hagati y'abashakanye ninde uhari ubizi ndashaka gutanga amafaranga igira hino uretse uriya muntu yigira hino twiganirira ndashaka kumenya uvuga ngo ahangaha turi ni Karembure sibyo aha turi ni Karembure ni mu murenge wa Gahanga sibyo akarere ni aka Kicukiro aha ndashaka kwiganira n'abantu kwanza ndashaka guhera ku bantu bakuze sibyo igira hino uwo muntu mu muhinzira igira hino ngwino nyegere genda ndashaka kuguhemba rwose ndashaka guhemba nkaguha amafaranga urahora akomeye bakwita nde nitwa Umutoni Christine nanjye banyita Biseruka uyu mwana se bamwita yitwa Ntwari Emebrice warasezeranye mu mategeko wasezeranye mu gikundi kwa kundi abantu basezeranira hamwe cyangwa wasezeranye wowe kubwawe uragenda ujya uriyandikisha igihe kiragera wasezerana oya nasezeranye mu gikundi ugiye kudufasha utubwire hano muri Karembure ubwoko bw'amasezerano asezeranwa cyangwa se abantu bashobora gusezerana bashakanye urabuzi ndabuzi ni bongahe ni bubiri ni ubwoko bubiri nuvuga ngo ahangaha Karembure hari ubwoko bubiri bw'amasezerano hagati y'abashakanye n'ubuhe hari ubwoko bwa mbere ni ugusezerana mu mategeko ubwa kabiri ni mu rusengero mu mategeko no tugiyemo mu mategeko harimo ubuhe bwoko bw'amasezerano mu mategeko nabwo ni bubiri hari ivanguramutungo n'ivangamutungo wowe ujya gusezerana nibyo bakubwiye wahisemo ubuhe bwoko nahisemo ivanguramutungo mwumvise ariko inaha amasezerano bavuga iyo bagiye gusezerana nabi ubwo ni Karembure ntuze kutubeshya Karembure iyo bagiye gusezerana babigisha ubwoko bubiri bw'amasezerano mukihitiramo kuvanga umutungo cyangwa se kuvangura umutungo babanje kubigisha mbere yuko mujya gusezerana ninde wabigishije twebwe urabona nimba ubundi gusezerana ivangamutungo nuko ihari icyo mbafite nawe ugifite tukagihuza ubwo rero iyo tugiye gutandukana umwe afata ibyiwe ibyo ni ivangamutungo noneho musezerana ivanguramutungo ni ukuvuga ngo ibyo mfite ni ibyanjye nayo ni ibyawe noneho ubwo tuzashaka ibyacu nyuma nimba dutandukanye ubwo ibyo twashakanye nibyo tuzagabana mbese ugiye gusezerana n'uyu mugabo ni urugero mfashe we ntacyo afite wowe ugifite ubwo icyo gihe mwasezerana ubuhe bwoko bw'umutungo twasezerana ivanguramutungo kubera ko ntacyo afite nawe ntacyo ufite bitewe n'ubwumvikane bwanjye nawe ariko se mushaka no kumvikana mukavanga umutungo mushaka no kumvikana tukavanga umutungo ibyanjye bikaba ibye ubwo nibwo bwoko bubiri bagusobanuriye uhitamo ubuhe ivanguramutungo wahisemo kubera iki wahisemo ivanguramutungo impamvu narihisemo ni impamvu ry'uko ngewe nta kintu nari ifite kandi tubyumvikanaho niwe warihisemo cyangwa umugabo warihisemo ni umugabo twarihisemo twese tubyumvikanaho we yahisemo ivanguramutungo nanjye ndavuga ngo nta kibazo iyo mwasezeranye ivanguramutungo gutyo ibyo mu rugo mufite ubu ngubu mubicunga mute bimeze bite buri wese nyine ibyo dufite mu rugo ubwo nimba ibyo nazanye abazi ko ari ibyanjye ubwo naba nahashye nawe yaba yabonye icyahaha tugahuza mwavanguye umutungo muri make ubu mutandukanye byagenda bite ubu dutandukanye ni ukuvuga umwe yakomezanya n'ibyiwe nawe agakomezanya ntacyo akubaza nawe ntacyo namubaza nanjye ntacyo usibye abana icyo nashaka kumva nacyumvise nashaka kugira ngo mumenye iyo mugiye gusezerana hano barabibigisha mukamenya barabibigisha rwose bakabigisha ko mushobora kuvanga umutungo cyangwa mukawuvangura ibyo bibiri mugahitamo kandi bitewe uko mwumvikanye nta kintu bigeze bakwigisha nibyo ngibyo hanyuma ndashaka kugira ngo mbaze icyo cyo cyumvikanye inaha abantu basezeranye cyangwa se bashakanye hari ugutandukana kujya kubiya muri aka gace ukumva abantu baratandukanye rwose mwaragenda yaragiye bibaho cyane abatandukana cyane ni abakina abagore barahukana n'abagabo ugasanga umugabo yagutaye ukavuga uti ugasigara wenyine niko kwa kundi uvuga ngo nawe kugira ngo tunzanye n'amakimbirane n'umugabo reka umwaka nimba wenda tuzahuzwe n'abana ariko ibyo mfite ni ibyanjye nagenda ubwo nzagumana uyu muntu ikiganiro cyaryoshye turacyagenda ugeze ku gihumbi yombe ndakiguha rwose sha turimo turaganira ni ikiganiro cyitwa Tyaza Ubwenge ikiganiro bakita Tyaza Ubwenge na BTN umva uwo muntu mureka tubabarire tubanze tuganire sibyo
agira udufasha uwo muntu atubabarire rwose. Hanyuma ndashaka kugira ngo mbaze, sibyo abantu hano numvise mu kanya bavuga ngo baratandukana, ngo birahaba ngo baratandukana. Niba gutandukana bihari kandi cyane, gutandukana biterwa n'iki? Gutandukana akenshi biterwa n'amakimbirane abari mu rugo. None se aya makimbirane yabaterwa n'iki? Akenshi aterwa n'abagore cyangwa ugasanga n'umugabo ntimubanye neza. Akenshi aterwa n'abagore. Akenshi ni abagore. Ayo makimbirane y'abagore aterwa nabo naya. Umugabo wawe ashobora gutaha atinze, yakomanga ugatinda kumukingurira, watinda kumukingurira ati ubu nta umugore yansuzuguye, ati reka njye aho banyubashye. Niko muremeranya n'uyu muntu ngo nibyo na makimbirane ashobora kuva ku mugore? Abana mwebwe ni murimo nona abantu bakuze nibo nshaka. Nibyo nuvuga ngo ayo makimbirane umwana akira akagore rose, umwana bumuhaye gore rose buriya aragashaka, sibyo? Umwana wari wamuha akagore rose, akoze cyane, wari wamuha akagore rose, ntabwo yari yayibona. Ayo makimbirane ashobora kuva ku bagore, sibyo? Abagabo se bo nta makimbirane bagira? N'abagabo nyine akenshi nabwo bishobora kubaho. Umugabo yatashye atinze, urumva ko niwe biba bivuyeho, ariko ashobora kuba uzi wenda ava ku kazi nka saa 12 agataha saa 8 z'ijoro. None yatashye saa 8 z'ijoro utekereza ko yagiye mu bandi bagore. None rero yakomanze kumukingurira, niko kuvuga ati aha ni wawe gutyo, kandi akenshi ariko umva twumvikane. Buriya mu bantu hari ahantu ejo twagiye baratubwira ngo harimo ikintu cyitwa ubusambanyi cyane mu miryango. Wowe ubona ari abagabo ari n'abagore abajya mu busambanyi cyane n'abaki? Akenshi ni abagore. Akenshi ni abagore. Baba babiterwa n'iki? Impamvu mvuze ngo ni abagore, akenshi hari igihe umugabo atagusigiye iposho, noneho wabona umugabo wundi akaza akakwibwira ko akwiyera icyo gihumbi, nyine uragifata ukahahira umwana mu gihe wowe nta kintu mu rugo. Ni nahi Karembure birahaba se? Ni nabyo biheze. Birahaba? Birahaba. Nibyo nuvuga ngo biba byakomotse kuba abagabo batamenya inshingano zo guhahira ingo zabo, kandi akenshi abagore nta kazi tuba dufite. Abagabo b'Ikarembure niko ngo birahari cyane, ugasanga umugabo ntahaha. Nibyo byeze rwose, hanyuma bigatuma umugore ajya mu busambanyi, ariko akabona nagura icupa, umugore akamuta ko bajya mu nshoreke, ko ari uko tubyumva. Bireze rwose, bireze. Naho hari aho n'uwo ngo ninda ni kameze. None se abamama b'Ikarembure bajya bamera cyane nk'uyu? Yewe ahubwo uyu nguyu niwe ubonye. Hari n'abandi. Uyu nguyu bamwita karasharamye. Karasharamye? Niko karasharamye we? Karasharamye? Reka mbabwire ngo nuwo tubonye karasharamye. Umva hano mfite amafaranga 5,000 nshaka gutanga, sibyo? Yego, ndashaka gutanga amafaranga 5,000. Nubitsindira ndabiguha. Oya, karasharamye nawe nabitsindira ndabimuha. Ndashaka kumenya minisitiri w'umuryango, sibyo? Minisitiri w'uburinganire n'iterambere ry'umuryango mu Rwanda bamwita ngo iki? Umuntu ukizi ninde? Ndashaka gutanga amafaranga, dutanga amafaranga twigendera. Minisitiri w'umuryango, minisitiri w'uburinganire n'iterambere ry'umuryango mu Rwanda bamwitana. Hari wakimenye? Hari ukimenye hano? Hari wakimenye? Minisitiri w'uburinganire n'iterambere ry'umuryango mu Rwanda bamwitana. Munyeshyaka. Bamwita Munyeshyaka nde? Munyeshyaka ja. Yagikoze cyane yagikoze. Ubwo twageze ku mafaranga, sibyo? Twageze ku mafaranga. Ndashaka kumenya umuyobozi w'umujyi wa Kigali bamwita nde? Umuzi ninde? Twageze ku mafaranga. Umuzi ninde? 5,000. Umuyobozi w'umujyi wa Kigali ninde? Shamu yatwaraye. Twagiye. Suna twaraye amafaranga rwose. Twagiye. Umujyi wa Kigali. Mama ntujye kure, mfite igihumbi cyawe. Ntujye kure. Umuyobozi w'umujyi wa Kigali ninde? Gira hino. Umuyobozi w'umujyi wa Kigali bamwita nde? Meya. Niyo mazina ye. Umuyobozi w'umujyi wa Kigali bamwita meya.
kubera iki se atari meya ni meya rata nyibwire umva rata mbiba reka mbabaze ni meya reka mbaze ikintu cyoroshye reka mbaze ikintu cyoroshye meya mu Rwanda ayobora iki ayobora abategarugori bose meya ayobora abategarugori bose ugera he meya mu Rwanda ayobora iki meya ayobora akarere mu Rwanda meya ayobora akarere no kuvuga ngo mu Rwanda meya ayobora akarere yagikoze ntago yagikoze twagiye hano hari ubwoko bw'inzoga bungahe inzoga zibina uyu mama ashaka kuba zizi ariko nimuzansakurize mu buzima ako nimunyereke hano haba inzoga zitwa ntimuzansakurize mu buzima mbabarira hari imbutabuta hari ibyari hari imitsingi sindagira urukundo nabyo ari byemeza na turugo ikindi ni igikira mbabara ariko ntabwo nakiza mu mugongo none se buretse gato hano batangira kunywa ryari amasaha yo kunywa amasaha yose munatwicira amasaha yose saa sita saa cyenda we wanyoye se oya ntabwo yigeze unywa buretse wa mugore izo nzoga yatubwiye hano ubwo bwoko bwose nta na bumwe yigeze asomaho ndanazinywa icyo nanywa ni imbutabuta tujyane kukwereka ariko ubundi imbutabuta ni nkanywa mitsingi nkanywa turugo nkaruta haba n'imbutabuta hano haba imbutabuta imbutabuta hano ziba kwani mbabarira imbutabuta ziba kwani ahantu hose imbutabuta ziba ahantu hose kubera iki bahise imbutabuta ariko nuko ifite ubuziranenge ko ari ibikorano bahise imbutabuta kuko ifite ubuziranenge ariko ifite ubuziranenge n'icyapa cyanditseho nagenda nkanayikugurira icyo nabashije kubera iki bahise imbutabuta banditseho ko ari imbutabuta nyine uri mu kazi ndashaka kubaza bandunyishure so reka tugende ifite ubuziranenge umva uyu mumama yatsinze cyane yatsinze mu bibazo namubashije hari icyo yatsinze kuko navuze yatsinze ko byose babinywa ubwoko bw'inzoga yatsinze kuba atarasoma ku mbutabuta kuva bwaki hanyuma twagiye uretse hanyuma rero hano hari umuntu w'umuyisilamu uri hano ahangaha duhagaze hari umuntu w'umuyisilamu uhagaze arahari ndashaka kugira ngo mubaze ikibazo cyoroshye kirebana nawe muhe 5,000 ari uhari wakimbaje ko nyisubiza ari uhari nkikubaza uragisubiza si ubwa mbere mbisubiza nta wundi ushaka kugisubiza ngo aze hano hafi ntago ari ubwa mbere mbashubije nsanga bagenzi hari undi muntu ushaka kugisubiza kuko nari mbashe ngo umusiramu ariko birashoboka ko hari n'undi waba ushaka kugisubiza wenda atari umuyisilamu aze hano muhe 5,000 ntabwo dini ndimo ariko njyewe ndagerageza kubw'uko nimba munagitekereza kimubaza gisubiza mufti w'u Rwanda bamwita nde mufti w'u Rwanda none se ko nabanje kubaza mu Islam waba uri hano ni 5,000 bamwe idini rya Gatolika mfite 5,000 byanjye hano none se kugisubiza mu kizami cy'ishuri utinya ikibazo kije kuri ko ntuzagitinye muri aba bantu bose bari hano uretse urebe se agasanga ari vrai ofu uretse urebe hano muri aba bantu bose bari hano hari uwabashije kukimenya mufti w'u Rwanda hari umuzi muhe 5,000 nge niyameneye nanushubije hano nta kubera guhari turi kuri televiziyo ni hazarani bose babona 5,000 ndabifite mufti w'u Rwanda bamwita nde mbicure turi mu mafaranga okay reka tumanuke avuze abadepite ngiye gutanga 2,000 ngiye guhera kuri 2 umuyobozi w'inteko ishinga amategeko y'u Rwanda iheruka guseswa ejo bundi bamwita nde wari uhagarariye inteko ishinga amategeko yasheshwe ejo bundi cyane nubwo mubizi ko yasheshwe batoye n'abandi batoye bangahe ariko se umunyamakuru batoye bangahe umunyamakuru hano buretse hano i Karembure abadepite bamaze kubatora ikibazo kiri kure ngo batoye batatu ikibazo kiri kure ngaho nsubiza ikiri hano mu banyamakuru bari hano abanyamakuru bari hano uri hari muri babiri bagenzi banyu n'abaturage turi kumwe hano mu bantu bari hano
mu badepite mwatoye nta nuzi inshingano zo gutorwa ziriho cyangwa zigiye ngaho nyisubiriza abadepite baratowe cyangwa ntibaratorwa ntago igihe cyo gutorwa cye cyabaho bazatora ryari ntago birenga muri ano matariki ntago birenga amafaranga ntamucitse ubu muri buvuge ngo nta mafaranga nazanye nawe ntayo ushaka gutanga ntayo nshaka gutanga ntayo nshaka gutanga yamaye amahirwe atatu nongera amaze icyamara muri iki gihugu umva korode uyu mumama ndashaka kumuha 2,000 aravuze ngo tuzatora abadepite ku itariki 3 z'ukwa cyenda itariki 3 z'ukwa cyenda ubundi abadepite mu Rwanda dutora ni bangahe ni bangahe wa mwana we mu Rwanda dutora abadepite bangahe Okay mama abadepite mu Rwanda bamara iki abadepite mu Rwanda bamaze iki baratuyobora abadepite mu Rwanda barabayobora bivuga ngo abayobozi muzi n'abadepite abadepite baratuyobora uyu mumama nanjye kumuha amafaranga none nabe nta n'ikindi gikorwa bakora bakora igikorwa abadepite mu Rwanda bakubakira kandi bakamenya n'abakene batishoboye abadepite baza kububakira hano bazatwubakira ariko hari ahantu bubatse inzu hano hafi abadepite bashaka kutwubakira ntituri mu cyambere se hano hafi hari ahantu abadepite babubakiye oya reka tugende ndabona turimo kugana ku musozi mama igira ku ruhande hano dusoze ntidusoje aha turasoje amafaranga aracyanze je sindabisobanukirwa neza ibyo twabajije byose habuze nibura basi gusa turi kubaza ibikakaye njyewe cyantangaje rero icyantangaje nuko n'umuyobozi w'umurenge hano namubajije nishyura amafaranga hakabura umusubiza ngenda muzi umuyobozi w'umurenge ndamuzi mume ndamuzi ni meya umuyobozi w'umurenge wa Gahanga umuyobozi w'umurenge yitwa gute nangaye muri gutanga umuyobozi w'umurenge yitwa gute bamwita ntako ntagize fororasi ntako ntagize fororasi nta kibazo urakoze meya w'akarere ka Nyarugenge yitwa nde meya w'akarere ka Nyarugenge we ntawe nzi kuko ntagaraho ntuye meya w'umujyi wa Kigali meya w'akarere ka Kicukiro umva icyambere wagikoreye meya w'akarere ka Kicukiro utuyemo bamwita ongera ku mafaranga ntabwo ari byo mweyongera ku mafaranga mubanze mu mayambere wagishe nta muntu ushaka urumva ikibazo uyu muntu afite wowe utsindiye 1,000 hari undi mu mama nemereye 1,000 ongera wicaka bituguhe 2 meya yitwa gute w'akarere ka Kicukiro umva uretse gato hano hari umuntu ushaka kugenda kugira hano nyine uretse gato aya mahirwe mukecuru yamumenye meya akarere ka Kicukiro ni meya ni Dr. Nyirahabimana uretse gato Jeune amakuru yawe meza amakuru yawe ni meza Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu mu Rwanda bamwitande oya nanzika cyo muri ko Francis Kaboneka twumvikane ntabwo hano dushaka gukorera mu kavuyo niba ari uwo tubaza uwo twabajije ajyaza asubize tumwishyure sibyo niba kubaza reka dusoze ikiganiro umva twumvikane reka dusoze ikiganiro tugiye kugera mu busabane hari uwatsindiye 1,000 uyu nguyu ari umumama murimo 1,000 uyu mugabo murimo 1,000 ubwo ni 2 urumva reka mpite ngusubiza rero reka ngusubize impamvu mbere nakubwiye ko watsinzwe nabajije ngo meya mu Rwanda ayobora iki wowe urambwira uti ayobora akarere ndakubaza ngo meya ayobora iki nkomeza gutsindagira mu Rwanda ntago meya ayobora akarere gusa kuko mu Rwanda buretse mwumve mu Rwanda dufite meya uyobora akarere intara iyoborwa nande intara iyoborwa nande na meya intara iyoborwa na meya intara iyoborwa na meya kuvuga ngo intara iyoborwa na guverineri noneho umujyi wa Kigali uyoborwa na meya impamvu nakubwira ngo meya wewe wakomeje kuvuga ngo ni akarere gusa ni akarere wagomba kumbwira uti meya ayobora akarere n'umujyi wa Kigali urakoze cyane urumva twagiye urabyemera mwabyemere neza ndabyemeye rwose watsinzwe natsinzwe 1,000 cyawe gitegereza reka dusoreza mama wacu reka dusoreza hari hanyuma mbere yuko dusoza tugiye gusabane ariko ubwo busabane ntabwo twabukorera mu kavuyo ari akavuyo ibyo twabazaniye tubisubizayo nigeze kubaza ngo umufiti w'u Rwanda yitwa nde
sibyo habura ugisubiza nari mfite 5,000 mufti w'u Rwanda yaje mufti w'u Rwanda ni Sheikh Abdul Harerimana wowe uranyishyura wowe uratwishyura wowe uranyishyura kandi ntujye kure kuko wowe uranyishyura ntago nkwishyura kuko ni Sheikh Abdul Harerimana. Reka tugisubize rero mu buryo bwo kugira ngo yitwa nde Sadiki yitwa Sadiki. Reka dusubize meya Okay, urashaka gusubiza nde? Urashaka gusubiza mufti w'u Rwanda. Sheikh Musa Fazil Harerimana. Sheikh Musa Fazil Harerimana. Ntabwo rero mwagisubije. Mufti w'u Rwanda bamwita Sheikh Hitimana Salum. Akagiyeho vuba. Ntabwo ari none se baba bamushyizeho vuba yaba yarasimbuye Harerimana. None se yaba yarasimbuye Abdul Karim inde haryo watubya Abdul Karim Harerimana. Ntabwo rero abo nta nubwo umuntu yigeze bamufite. Okay, tugende wumve rebe hano umva se hariya nabwo ntabwo yabaye mufite ngo hagenda ngo habaye mufite Harerimana Abdul Karim ntabwo byabaye. Reka dusoze neza rero reka dusoze neza rero abibigango muturindire ikiganiro cyari Tyaza Ubwenge na BTN cyitwa gute Tyaza Ubwenge. ibibazo byose twababajije mwumva mudasobanukiwe neza mufite inshingano zikomeye cyane mu buzima zo kumenya bimwe mu byo twababajije ni nayo mpamvu tugira Tyaza Ubwenge sibyo mufata umwanya mufite abayobozi mufata umwanya mukurikirana itangazamakuru ibyo twababajije mutasobanukiwe mu bimenye ikindi hariho telefone ngendanwa za smart mujye kuri smartphone mujye kuri internet ibyo twababajije mutamenye mubimenye sibyo kuko niba tubibashije tubihembera mukaba mudashobora kubimenya umuyobozi w'umudugudu ntabwo azwi w'akagari ntabwo azwi mutangire mu biganiro hano mujye kuhava abo bantu mubazi kuko hano harimo ababazi reka dusoze twatangiye batabaza ariko barabazi tugiye kujya mu busabane sibyo ibi bintu mubona tuba twazanye twabwiye ko tuba twabihawe n'abafatanyabikorwa reka tubabwira abaribo tuje kugurisha reka tubabwira abaribo abafatanyabikorwa abaribo nzamurira ji sibyo iyi ji bayita uhuru juice sibyo iyi ji ikozwe mu mwembe 100 kurindi twayihawe ngo nituganira namwe nidusabana tuyibahe sibyo hano harimo gorirosi ni amafunguro izi ni snacks izi gorirosi sibyo reka wenda mbabwire mu buryo bworoshye aya ni amafunguro yoroheje mu buzima ushobora gufata uri ku rugendo aho yose waburi iyi gorirosi rero umwimerere wayo ni ikigori sibyo bafata ikigori bakakivangira n'ibintu bitandukanye ubiyi ni ikigori kivangiye n'inyama z'inkoko akaba ariyo mpamvu yitwa chicken hari ivangiye n'inyanya n'agasenda gake bita shiri tomato hakaba n'indi ivangiye na pizza n'ivangiye na fromage iyi gorirosi igura amafaranga 200 hano muri aka gace nta gorirosi zirahari zigura amafaranga 200 karashamye ngarashaka kungurira gorirosi naje nguhe aya majyani bayita asanti tangawizi sibyo aya bayita asanti tangawizi ni amajyani meza ku byerekeye no kuzibura imitsi sibyo aya ni amajyani meza ku bantu bajya bagira ikibazo cyo kurwara igifu aya ni amajyani meza ku bantu bajya bagira ikibazo cy'umuvuduko w'amaraso iyo wakoresheje aya majyani ukanywa icyayi gitetswe muri aya majyani ubuzima buraryoha sibyo ikindi nanone aya majyani ari mu byiciro bitandukanye haragura 50 nta muturage wabura 50 haragura 800 hari n'andi agura 1200 biterwa n'ubushobozi bwa buri muntu asanti tangawizi ajyana na asanti mutayi cyayi yakira aravuga ngo nimuhereze mitamuhereza hanyuma rero dusoza nge ndibiseruka Abdul Karim Tonto Goriros nari kumwe na Nkusira menshi hanyuma tugiye gusabana rero ariko mureke mbasaba mureke tubanza duhere ku bana kuko abana bajya hano hanyuma abantu ndimo amafaranga umva hari abagiye mu busabane umva abantu bose ndimo amafaranga nayemereye banyegere abashaka gusabana kuri biriya bintu begerura mugabo sakwe soma bayita kimaranzara sakwe soma sakwe icyo
zihumuramo inyama mama akunda zimwe za cikeni njye nkunda izihumuramo pizza hari n'izirimo agasenda gake n'itomati wow Gorillos. Snacks z'ubwoko bwa Gorillos wazisanga mu gihugu hose haba mu alimentation mu maduka mu mabotike ndetse n'ahandi hose. Ubashaka kurangura mwaduhamagara kuri 0782213044. Ryoherwa na Gorillos ugira ubuzima bwiza. Zabwira papa impamvu ntabo wa mbere nuko mu ishuri kenshi mba ndimo nayura. Gorillos, Gorillos, Gorillos.